mba nkanzi kijiga kibibona isegura mbere ati umuhungu wanjye ahinyutse devo ku mutima yakuze ari hasa rubo ku maso yahoze ari iva byiruka yakuze nk'agatami nari kimuruma hinduka panta izo nzana zikiga kurapa zirabure ko umubisha yageze iyo mishwi gutamiza ruswa ibundikire sakaba kayaje n'ubudamu musigaza amatwi uziva zikizanye na rafa freestyle itangira ntuje numva urusaku rw'abibaraguza bamwe batanakinwa amatempi ingoma zabo zimaze igikorwa na rimwe warenze irigara iti zawo zirira mu biryogo wibaraguzwa ngo ukinwe dala yawe no gupusha ubinyuma namenye kuko ribirenze kurapa ya gupushure ki muzika hari injuga yigize umuraperi hisha kumenyekana nk'umupede usakuriza mu muziki so umuraperi yabaye umugore reka umwanda turambike hasi injyana yaziye guhisha urukuri yahoze ari lebo yagutse harimo benshi bambaye nk'uruvu wamenye ubwenge bucyakatira reka sinibaye umugore iyi nzira nayimenye mbere abakuru kuri nge bameze inyuma banyeretse inzira z'ibinyuma ciduka nikora nsa nk'umusega kanongere mbasuhuze cyane mbifurize kugubwa neza ngende Emmanuel nk'ibisanzwe iyi Newsline Rwanda ndi kumwe n'umutumirwa kabisa murabibona ko ewana yaje yabyambariye reka dushimire Pazo ari kuri kamera rero niwe uri ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo atugezeho ibi byose muri kubona ndi kumwe n'umutumirwa hano imbere yanjye beza bite muhungu amahoro cyane turashima Imana biracamo amazina yawe ubundi bakwita nde ese ni iki cyakuzanye ahangaha kuri Newsline amazina mu busanzwe banyita Jimmy gusa ibyo nkoresha ni Sadbi izina rya artist ubundi busanzwe ndaririmba umuhanzi mbese niyo mpano yanjye mfite mukibyumva rero murumva ko ari artist rero turi kumwe ni umuhanzi mbazaniye ahangaha n'umuhanzi uririmba iyihe njyana ndirimba mu njyana ya hip hop by'umwihariko muri drill murumva ko noneho hagiye kuguruma nawe ukunda drill nawe ukunda injyana ya hip hop ntuve rero imbere ya kamera yawe cyangwa se aho urebera amashusho muri rusange nge rero kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu reka twanzike duhereye ku ndirimbo ubu ngubu umaze kwandika indirimbo zingahe kuva watangira ubundi ibintu by'umuziki kuva natangira maze kwandika indirimbo zimaze kuba 5 gusa n'utundi du freestyle umuntu agenda avangamo ariko indirimbo zirangira nakwemeza ko zirangira tu 5 mfite nizo maze kwandika murumva ko ari umuhanzi umaze kugira indirimbo 5 ziri mu mutwe we urumva ko mbere yuko dutangira rero reka dutangire tubumvisha uyu musore umwihariko afite muri hip hop cyangwa se mu njyana ya drill tangira noneho wereka abantu icyo ubafitiye iyi nzira nayimenye mbere abakuru kuri nge bameze inyuma banyeretse inzira z'ibinyuma ciduka nikora nsa nk'umusega nibuka kisomo mfite mu mutwe historiza kuri top y'imbere izina musingana risomye neza nkoze z'umumbonamo kwibohora independent kwe tuyibona mbere aho twita mu rugo ni habi n'amatara na by'inkundo bibayo nagufashana na sente zihaba abo bana baririra aho twe tugera tugaseka suko tudafite imibabara ahubwo twirinze kurira mu mvura nukitega umuvandimwe keji bose barasaze bashakimiya shumi zange mungire ku mavi nigafatwa nge tuzanambukana bitangira nafasha gakayi medite babi mirongo nyitamo benga yuzuye nkira maniga yandaburiza ni turi kumwe mu buzima umugabo arimenya nahise mindura genge narimo kaya niyo yaturaburije tuma hari umwe ruhaza umukara kirere cyatubanye umukara maboko yacu bahora ziritse nyuma turinzwe nabiraburu tushegatisa surira nyerera tunga neza inigawirirwamo n'umwanzi wa mbere nihabarizwa harubona cyangwa tubushima rure mu giho ndenze imitego hari umwenge muza ku mutima mere wanjye akananyishimira first rapper mvugire ngo first rapper umusore kabisa umva Riderman arajya hehe noneho murajya hehe mwebwe mwita abasani ko abasani bahari ahubwo
habuze iki dore ngiyi impano mwebwe mushora amafaranga ngiyi impano umwana ari imbere yanyu urumva imirongo ariho musore kunteye ubwoba ikura kabisa ni ibintu byanjye hip hop ni ibintu byanjye no ku mutima si bindimo kabisa ni ibyanjye ijana ku ijana. Muri rusange ni njye wenyine wa mbere uteye ubwoba cyangwa n'abandi barabikubwira ko ubatera ubwoba? Barabimbwira ni benshi cyane ntabwo ari wowe gusa bambiye abo nkubitiye nyine tu abaje nkabakubitira barabimbwira benshi bagahawa tu bakemera bakayamanika nyine tu. Se iyi nganzo ufite iyi mirapire yawe uyikesha nde uyiturukahe bundi tubwire imizi mirapire yanjye nge abantu mbese ni ubuzima bwanjye urebye hip hop cyangwa rap ni ubuzima bwanjye ubundi ni ibintu mbamo buri munsi ubuzima mbamo nge bunyemerera no kwandika niyo inspiration yanjye mbega ubuzima bwanjye mbamo tu niyo inspiration yanjye kuko ngiye niyandikira ibintu bivuga ku buzima ingagari zidukandamiza mbega ibintu nyura mu buzima bwa buri munsi nibyo nandika kuko nyura mu buzima bugoye n'amashumi yanjye akaba ibyo nza kwandika tu everyday. Why tubibona akangaka cyangwa se akumva ibintu ririmbye mu kanya yahita avuga ati uyu musore ukiri mutoya gute afite ubuzima bubabaje n'ubwe buzima bubabaje yaba yaranyuzemo butuma akaririmba inkovu ibintu bikomeye cyane biteye bifite ingufu amagambo akakaye y'umuntu mukuru washaririwe n'ubuzima kandi uwakubona yahita abona ko uri mutoya. Tubwire ubuzima n'ubwe buzima ubuzima ni bubiri nubwo nawe ndi muto ariko nanyuze muri byinshi harimo icyambere cyambabaje ababyeyi Nyagasani yarabisubije akaba mu buzima hariho bikigenda gutyo ukumva umuntu aba asaba kwirwanaho ariko kwa gukubitwa nyine umuntu ajya gushaka gukarasa kureba ko yayiga ngabeho nyine tu ubwo wose iyo ugeze mu muhanda uhuriramo n'ibigoye byinshi nyine ntabwo aba ari ahantu heza ngo inzira imeze neza turamo na byinshi uhuriramo izo ngagari guhuriramo abayayi bagukandamiza byatari biragoye kabisa numvishe nge ubuzima umbwiye wanyuzemo ariko te nukumva umwana iyi njyana ni igiki cyahise kimutera gutuma yinjira muri iyi njyana y'umujinya ntabwo kababaro cyangwa se hari ibindi byatumye uvuga ati reka nihitiremo iyi njyana ko ari nyinshi ko hari kuririmba n'injyana ya afrobeat harimo abantu bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye ariko ntibibatware ngo baririmbe izi njyana uririmba urabona ko bagenda baririmba injyana zigiye zitandukanye ariko nabo burya bagiye bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye ariko wowe wahise uvuga ati reka ninyurire inzira ya hip hop ya drill kuko ariyo ikunyura sinzi nge umwanzuro watumye winjira muri iyo njyana ukareka gufata izindi njyana ko injyana zihari mu Rwanda ni iyihe motivation cyangwa se warakopeye? Mu busanzwe nakuze nkunda kumva indirimbo ziri mu njyana ya hip hop nakuze nkunda hip hop byatari ubwo rero nibwo nko muri 2019 gutyo covid iri gutangira nibwo nahise navuze ati sige nahere numva indirimbo z'abandi guta ubundi ngiye natangira ngo nge nandika nanjye aho bigeze ngerigeye numva indirimbo zanjye cyangwa nge nandiririmba izanjye nanjye mvuga ati nakora izanjye gusa nyine si 2019 sibwo nanditse n'ubundi na mbere nk'ikiga hafi mu wa kane primary nagerageje hari utuntu nagerageza kujya nandika muri klasi iki babizi tumuga kukuntu ariko nyine ntarafata umwanzuro ngo uvuge ngo ndabyemeje ngo ndi umuhanzi nyine ngo wapi kiri mu nzira zo gushakisha gusa hip hop nyumva abasana benshi bakora hip hop mbumva nambafana byata mu bahanzi baguteye kuvuga ati gukunda cyangwa se kugira umuhamagaro mu njyana ya drill cyangwa hip hop
Yeah. harimo nk'abande b'ibyamamare bamenyekanye cyane. Mu Rwanda n'ubundi harimo bita da Bulldog, Double G. Bulldog, Aha. ndamufana bya tari kabisa, niho nahereye kera cyane mwumva namufana. Abamo bita Riderman, mbega abo babiri navuga ko aribo najyaga numva cyane na Jay Polly. mu njyana ya Riderman, Yeah. niyo ndirimbo yagukoze ku mutima ukuvuga ati Riderman arankomye? Njyana Riderman ni indirimbo aba aririmba ati bayita kandebe gato, indirimbo baririmba urazibagiwe? Ni iza kera cyane, zimwe za mbere. gusa izina ryayo nakaririmba, gusa izina rirakika. Ni zimwe za kera kabisa. Mu njyana za Bulldog, niyo njyana yo wumvaga kuvuga ati ni kabisa. Ni indirimbo bita Stana. Bari kuririmba ngo business zanjye n'iziniga, mashinoki zanjye muri twiga, business assassin sace kuri magazine, umwami w'injyana Stana agaba ibitero mu muziki, baramuzi no mu Bubirigi. Ari umufana we wa mbere kabisa. Nyakwigendera Jay Polly, niyo ndirimbo yo umwibukiraho yo yagukomye, gutera motivation, dore ko yari umuhanzi kabisa ushoboye ikintu cyo kurapa. We n'igiki umwibukiraho? Abantu Jay Polly rero ni umusani wabereye kera. Ubundi no muri hip hop abantu benshi bazamuka, abari nk'itegeko Jay Polly kumufana akadutera inspiration, kuno umuntu wanze gucika intege. Ni Tupac yo mu Rwanda. Ni Tupac yo mu Rwanda. Duteye bani inspiration akenshi tumukuru cyitegererezo. Kuvuga ati abasani banze kubivamo rero babigumyemo bane ntibacika intege, bagahora n'ibiboro birenze ariko bakabiguma muto. Ati umusana arimo neza, ati bane nanjye ngomba kuza tera ikirenge muke kandi bizanakunda tu. So abo bahanzi bose bagiye bagutera motivation yo gukunda hip hop. Muri drill mu Rwanda muri iyi myaka, uri kugenda ubona drill na hip hop hari igiki kiri gutraininga cyane? Bane drill injyana biragenda bihinduka uko byahereye kera birahinduka. Bigenda bihinduka. Mbere wabonaga ko injyana bayifite nk'injyana y'umujinya, abantu benshi batayumva, ngo ni injyana y'ibirara, ibyihebe, injyana y'abantu bananiranye nyine tu. Ariko ubu basigaye bumva message zibamo, bakumva ubutumwa, basigaye babamo ubutumwa burenze na zino zindi njyana za R&B abantu benshi basigaye bazumva ko bamenye ko basigaye havugirwamo ubutumwa, basigaye tuvugamo sinagakiri umujinya nka mbere tu. Nani njyana yoza imitima igacya uko bayita. Neze vango urukundo rwa hip hop so rwaragabanyutse cyangwa se ruri kwiyongera muri iyi minsi? Ruri kwiyongera kuko niba wenda uwo bita Zeo Trap, nimba Zeo Trap ari we wenda wabaye mu upcoming mbese niwe wabaye umuhanzi uri kuzamuka mwiza w'umwaka, umuhanzi bari kuzamuka yaba umuhanzi uri kuzamuka mwiza w'umwaka. Ukumva ibyo mbere byarigeze kuba, hari abana bagenda bazamuka muri hip hop, hari abitwa bakabarankuru bitwa Ruwero, abitwa Bakiga Dolphin, abo bose bagenda no mu cyumba cya rap twarababonye ko babatumiye. Birabigaragaza indi sura. Ubundi mbere batumiraga bano bakora izindi njyana ntibabite bari ugasanga babayeze inyuma, ariko ubu tugenda tubabona ahantu henshi bagaragara kandi cyane. Mbango hip hop ubu ngubu kabisa ni gutya. Bani ubu kabisa iri kuzamuka. Wavuga ati hip hop mu Rwanda niyo iri ku gasongero, iri kujya ku gasongero up hejuru kabisa, kandi bizanarangira
so ntibakabye tu tukiriho rero ongera utwemeze dukubitireho akandi kantu dore ko imirongo wowe uri nayo ushobora kuba ufite n'amakayi wagiye wandika imirongo nkangahe buriya amakayi ni menshi yaruzuye amakayi yaruzuye kabisa so reka dukubitireho akantu gatoya ongere tugaruke kabisa umuhungu yavukiye stu gisiti bamuha tabu ubuzima bukwamira bridge ibyo kurya bihisha igifu yanakaye zife muniso ku mutima bahishanya ukuri n'uwakuvuza ubuntu uzageze uritamo ukajyaho ugasara nyuma ugashiduka uri kwa magabe gisidi nkaho bunze umudoma amakare yanjye nayakuye nide sezibera yandaze kurapa imiri ry'inyimba nkanzi kigiga kibibona isegura mbera umuhungu wanjye ahinyutse devo ku mutima yakuze ari hasra n'ubwo ku maso yahoze ari iva byiruka yakuze nk'agatami nariki muruma hinduka panta izo nzana zikiga kurapa zirabure ko umubisha yageze iyo mishwi gutamiza ruswa ibundikire sakaba kayaje n'ubudano musigaza amatwi uziva zikizanye na rafa kuri mubi ngo iyo mishwi gutamiza ruswa ibundikire sakaba kayaje aho ngaho wabwiraga abandi ubundi ubona umuziki uzarebe hari ibintu bavuga ngo umuziki habamo amahirwe ariko ntabwo ari amahirwe gusa akenshi abamamara benshi barimo kitukido aho binyura birimo cyane ahubwo hari umuntu yego hari abatipa bafite imana ariko kugira bakinwe wenda nabo mbagarutse hose nabarenganya ahifite ariko kugira kinwe ariko harugo pesa ibiciro cy'ubukaroe bango impano zanyu impamvu zagiye zitwikirirwa nuko nta kantu nuko nta kantu kabisa nugerageje gutera imbere akabona nk'umumanager umumanaginga birangira gute gerageje gutera imbere akabona umumanager birangira wenda byo birashoboka hari igihe batera imbere gusa muri hip hop biragoye kubona umumanager kumanaginga muri hip hop biragoye kabisa baracyafite ubwoba bwo gushora muri hip hop muri hip hop manager benshi usanga benshi bikoreye aribo ba boss ku giti cy'ababanzi ubwabo aribo bimanaginga bakabyimenyera ati bya muzika yabo so tugarutse mu njyana ya hip hop ubundi ubona gute iyi njyana ya hip hop muri uyu mwaka n'imyaka yatambutse uyu mwaka turimo wa 2025 na iriya myaka yagiye itambuka mbere niriye tandukanyirizo wanyuzamo muri iyo myaka yombi mu mwaka wa 2020 guhera kuri nuvuga ngo hip hop ishobora kuba yaraje mu myaka y'ibihumbi 2012 sibyo 2012 nibwo abahanzi nyarwanda byibuze bari batangiye gukora neza aba bahanzi tubona ba Bulldog nibwo bari kugaragara neza tuvuye muri iyo myaka tukagera muri 2023 dufate iyi myaka mishyashya iyi 25 24 23 uri kubibona gute bitewe n'ukuntu wumvaga hip hop mbere kiri mutoya kugeza ubu ngubu urabona ari itandukanirizo rihari abantu bitandukaniro rirahari kuko tandukaniro narivuze kare nyine turirimo ko nimubona muri 2010 wenda na kabiri icyo gihe ba Bulldog batangiye izina ryabo ritangiye kumenyekana ukuntu tangiye kuzamukaho tubabona ko icyo gihe n'ubundi mbega byari bigoye kugira ngo ugere ahantu hose wumva injyana hip hop iri gucurangwa uba wagira kuri studio zirenze 5 wumva bari gukina indirimbo wenda ya Bulldog ya Riderman wumvaga ahantu henshi mbese bigoye kuba hip hop yakinwa henshi ariko urebye mu myaka turimo ibintu byarahindutse bango byari bigoye ariko ubu ngubu biroroshye yagenda byorohaye nubwo bitaroroha ngo bibe successful wenda ubuye buje ariko ubu biroroshye ubu byabaye neza nuvuga ngo urabona ari iyihe njyana muri iyi minsi iri kuryamirwa injyana iri kuryamirwa muri iyi minsi abantu njyana iri kuryamirwa ni zino ziraza sembana za bakora za nibi kuko hip hop yo
ntiri kuryamira ubu bimeze fresh, abasore babirimo neza, tubirimo neza cyane kabisa. yo muri kuririmba injyana ya hip hop Yeah. nibanda kuki ko abantu benshi bavuga ati hip hop, usanga abatipe bamwe baririmba ibintu by'umujinya by'amatiku, bimeze bite? Hip hop iyo tuyiririmba tuvuga ibintu biratuma izamuka cyangwa se ikanumva igakinwa henshi. Urabona mbere ibyo navuze mbere bayifitanye nk'iy'umujinya, twebwe rero twaje gukuraho basa ni benshi bahari ubu nibyo baje gukuraho. Mbere afatwa nk'iy'umujinya, ariko iyo turirimbamo ubutumwa buratuma ahubwo abantu tubakururira kuyumva, gushishikarira kumva hip hop kurusha mbere, kuko mbere banga kuyumva bitewe n'ibigambo bavugiramo ibiki. Ubu ni amatiku kese, wenda yego ntihaburamo wenda ukurasira gake na gake, ariko ntabwo ari abasani bose kandi na nubwo ari iyo njyana yegamiye cyane tu ahenshi dutanga ubutumwa. None nuvuga ngo hari intambara zagiye ziba hagati y'abaraperi imyaka yatambutse, warazumvaga? Narazumvaga kabisa. Mvuga ngo baratukanaga, yari injyana barayicaga, bakoraga injyana y'ukuri. Wowe wabyumva gute bundi muri iyo myaka? Hip hop turirimba ibintu iriyo life, free life, ntago nabyo vanga bazanamo amatiku ni ukwica hip hop. Wenda uraryaza n'amatiku, twe tukabyita amatiku gusa, wogira bibike mu mutima, arabisora akayasana mugenzi we akabimenya n'abandi. Nta mpamvu yo kubika mu mutima, kandi nta mpamvu yo kubika mu mutima ngo bakabate. Abasani turirimba ibiriho kandi biri ukuri, nta guca ku ruhande, ntitubeshye. Injyana yacu ntabwo ariyo kubeshya kabisa. Nk'abana batoya bakiri kujya mu muziki, wabakundisha kujya muri hip hop? Cyakora ku ruhare rwanjye wenda nabakundisha kwinjira hip hop, ariko biterwa n'uburyo wenda we ayirimbamo yabihisemo. Ku ruhare rwanjye hip hop mbona ari injyana nziza nkunda cyane, kuko sinavuga ngo namushishikariza indi hip hop. Ni injyana nkunda cyane, mbona si nziza, ibamo ubutumwa, ibamo message nziza, ibamo bana bafite content zirenze tu. Niyo njyana namushishikariza kujyamo. Kwandika hip hop biroroha cyane cyangwa se birakomera? Kumbona umuntu wandika hip hop agenda mu nzira ari kurapa, babimeze bite kugira medit afate ibintu yaririmbye? Bisaba kugenda ari kurepeta. Ko mbona abantu b'abaraperi mugenda murapa mu nzira kabisa kugira ngo no kubera iki so kurepeta hip hop mbega hip hop uzareba basani twese tubikora, bari injyana dukunda, iba mu mutima, dukunda by'umwihariko cyane. Ariko hip hop rero ntabwo wavuga ngo ni ukurepeta, ni injyana uba ukunda wiyumvamo. Iyo uyumvamo unayikunda, kwandika birakorohera man. Kwandika abantu ntabwo bigukomera byatari. Nk'ubu ushobora kuma amasaha 2 ukambwira ati jyariya nyandikira ikiboro mu masaha 2 cyane, ukaboreka uyu muzigo wa danje, uyu muzigo watari nkarikura ibane mine ya bombe ya cari kabisa. Abantu baduteze hariya bari kutureba bati uyu musore mu nkubitira agasije turebe ko ibyo bintu yabikora. Wabikora se? Nabikora cyane. Nkubita agasije runaka, ririmba kuri iyi ntego, wahita umanuka kuri iyi ntego. Live freestyle sinzumva neza, ariko nyine nk'umu hip hop ntago nabura icyo na moto nk'umuntu urimba hip hop. Turebe nk'urugero, sibyo? Nk'urugero tugiye kuririmba, sibyo? Umukobwa, reka tujye mu buzima tutiriwe tujya kure, tujye mu buzima wenda bwawe, sibyo? Tuve mu ni hip hop. Wambwiye ko impamvu wayinjiyemo twayumvishe kabisa. Mera nk'umuntu no uturirimbira ubuzima bwawe, sibyo? Tunyuriremo, dukubitiremo akantu gatoya k'imirongo, tuvuge nk'imirongo ingahe? Vaze imwe kabisa. Tuvuga ati n'umuntu duteze yombi kabisa avuga ati
uyu musore kabisa. man. Ndatangira mvuga ubuzima bwanjye imihanda bushoye amashyarika kaninjira mvuga ubukene jya ujya urema gahosha imitima kananzike mvuga iyi street manura drip kazamura ijipo sinsize ubugambo mugira jugunya hirya uraruhira ubusa baragwiza ishyari mu mitima uzagiza ryari ko ntakibiteje sinibagiwe n'izo ngagari zitakigira umutima w'ubuntu ziragukoresha nk'agapundu sayi kigera mu gahuzo tondo iyi apps nimwe mukama ni burushye gushyiraho kama nje yantangiye gukama kanze ngukure mu icyo gikoma gute wiyongoje ku bageri wari umuhungu ufite n'agatuza cyangwa inudukizimi handirano kigipfuko duhoza misura umva impamvu nagarutse Mike no kurabura sinishita cyumva dore impamvu nakuze mu mutwe street turera nk'abasoja umva impamvu zashuze dakinwa nibaba app baduheza inyuma gusa jini tuzaraburiza bake batwumva baduha ikamba nubwo abanzi barunze mamahwa aruturebera naho yagiye barashaka izitara zizime sanse mena moto rajya iyi benga yanditswe na struggle nuzo nshinje biregiyo n'inzara ubuzima nakuze mbukunze gusa unsaba gutigita street namuwe tukigirira abana base n'abanyi natura abakemba yuzanye uborofa ku mihanda usubira cya rutarabona kenshi tugiye kuririmba muri quartier umwana wanzwe sibyo urugero umwana baramwanze muri quartier cyangwa si wabo yaranzwe let's go mwana yanyu live freestyle kabisa ngerageza tukumve mwana wenda iwabo muri quartier yaranzwe muri quartier baramwanze cyangwa si wabo baramwanze bitewe n'udukosa twe wenda runaka uraho urashaka amakosa y'umushiraho no mushyireho ko bamwanze twumve mu buryo tugenda fresh story tangira karusi shura agezeho masanga ibintu ni danje muvi yabazinze urusinga henagati kibuno nze nkitonyore umupeta mwereka ibirenge reka ajya gushaka inkukubita gera mu rugo karira amaraso tonda byuka zingagana muzika ageze bazana karikire batereka imibare iri hasi kenda bakuvoma imiryo tabi kandi ugarukuzanye n'ubukeshi ipapuni zijyana n'ibigo gitiso cyangwa nyoko bakora hiti dufite umunwa katuririmbe hari na ide turakaba vuba zitaramusubiza inyuma muzabyumva neza zimaze gukaba uruganda rubaye amayeri abakuze buzuye ibinyoma nibuke nibwo natarufite idatarubu nacyo bivuze weze na sente bagute mu viro dufite ibice rusho imbuno bagupasura akaryasiga kimwe ubwo haro wahita wibaza ati sorry arapfa gute nta beat muri kumuha noneho ibaze tumuhaye beat yakora ibimeze bite ba producer hari umuproducer wakwegera ubundi ngo akubwira ati dukorane musore abantu producer na akenshi nyina kwegera bitewe na promotion genda ubona tuwenda hari ukuntu ibintu byawe babikiriro karire gutari wa taragira hanze bitajya kuri media cyane ajya kubyerekana iki iyo ubonye tangiye kubona izo promotion nibwo nawe tangira kukubona iyi impano yawe kuki wayihishe kayiryamana ntihagire umuntu uyimenya bimeze bite njye kenshi nyine bane nayihishe asanga yamugiye mu ubuzima bundi bw'imihanda tu street life wabugoye wabona umwanya ukagenda ukandika akaboro ugakubita mu ikayi ugasubira ku muhanda kajya guhasiringa nyine gustraguringa ugasanga ntabwo ari ukuyisha ahubwo ni ubuzima wabugoye akenshi ugasanga umuntu ahugiye mu bindi cyane ibi babimenye bitinze tu mbango ni bwa buzima bugoye tu umuntu aba arimo butuma impano zanyu zitagaragara nubwo kabisa nk'umumanager wahita uvuga ati uyu mwana ndamwikundiye wamwizeza iki nk'umuntu wabugiye kuguhereza ubufasha wamwizeza iki ko agufashije hari icyo wabugiye kumukorera kizima uzamwereka namwizeza ibintu bya danje tu nizeza ibintu birenze namukoreye ibigoro birenze namwizeza ibitangaza kandi kuko byaba bane avuze ngagiye kwenda kumfasha ku managinga cyakumizo iyo promotion urebye byahindura byinshi kandi nanjye na leta bihindura byinshi mu muziki boro mfite boro nyinshi nanjye zitari hanze nizo zose na leta
zikubitira zimurika hanze. zimurika hanze kabisa. Mm. Sinamusapota abantu nkuko yabasapotinze nanjye nakora uko nshoboye kose. Nkakora Imana nivuye inyuma tungareba ko nawe yanyurwa kabisa. Ngiye nkibona impano yawe Yeah. navuze ati kabisa uyu mwana ararenze. Yeah. Kandi n'abandi muri karitiye bagiye babimbwira kabisa, bamwe ati uriya mwana umwegere afite impano idasanzwe. Yeah. Nubwo nyine benshi badakunda kumenya impano ziba zihishe mu makaritiye, wowe uri impano kabisa ikomeye cyane. Ngira ngo nawe udukurikiye wamwiyumviye kandi turacyari kumwe, wowe guma aho ngaho ntihagire ahujya imirongo ari nayo wowe turi kumwe, imirongo ari nayo irapakiye. ndetse nunamukenera ikindi gihe tuzajya live ujye udusaba umurongo ukeneye ahita kurapira ako kanya. Freestyle y'ako kanya kabisa iri online Vuba hejuru cyane. vuba hejuru. Urumva ko atazabatenguha.